umuntu bita Nyiranambara noneho arasaze. Nyiranambara bibaye ibindi bindi. Uyu muntu bitwa Nyiranambara arahagurutse aravuga ngo reka ndwanirire umwana wanjye w'umukobwa mfite umwe rukumbi. Ubwo Fabiola atagihari, ubwo Fabiola namwirukanye, ubwo Fabiola yavuye mu maso yanjye, kandi umwana wanjye amarushanwa akaba yegereje ko Cyusa agomba kuza agahitamo uwo yakunze, reka mufashe abanze byibuza arebe ko yabona amahirwe yo kugira ngo Cyusa amuhitemo, cyangwa se Cyusa aba ari we abana nawe. Yavuze ngo reka mbe byirengagije mbanze ifashe umwana wanjye Isimbi abanze byibuza abone yuko abona amahirwe yo kugira ngo abane na Cyusa, cyangwa se Cyusa aba ari we ahitamo. Mbibutse neza ko Nyiranambara yavuze ngo reka byibuza mbanze mushyigikire, ariko bidakoye yuko ngiye kubanza kugenda kuri lab nkareba koko ikibazo uyu mwana wanjye afite, niba atwite cyangwa se adatwite, kuko nawe ntabwo arahamya neza ko atwite. Gusa icyo tuzi cyo nuko Isimbi atwite. Uyu Nyiranambara rero yavuze uti kama mbaya reka natse umuriro igitutu, byibuza ndebe ko uyu Isimbi amaze guhitwamo na Cyusa, cyangwa se amaze kubona amahirwe ya Cyusa kamuhisemo, byibuza byankuraho iki gisebo cy'umugayo, kuko uyu mwana yaba nteye gisebo, kuko yicaye nawe arareba avuga uti uyu mwana koko niba atwite byaba ari umugayo, uyu muryango waba ufashe umugayo, waba ari umugayo ukomeye cyane, byaba birenze indengakamere, byaba biturenze. Kuko uyu Nyiranambara kumva yuko uyu mukobwa w'Isimbi ntabwo ari kubyiyumvisha, ntabwo ari kubasha kubikurura ko uyu mwana Isimbi atwite, kandi twebwe twamaze kubibona ko Isimbi aratwite. Ahubwo ikintu tukiri kwibaza natwe ni ukwibaza ngo uyu Isimbi koko iyi nda atwite ni iya Cyusa koko? Iyi nda atwite ni iya Cyusa? Nibyo bintu biri kuduhangayikisha kugeza ubu ngubu, twibaza ngo ese uyu Cyusa koko yaba yaraciye inyuma ya Ruhinga akadutenguha akaryamana na Isimbi koko mu buryo butateganyijwe, mu buryo butizewe, mu buryo bwo kuvuga ngo aryamanye nawe by'akanya gato? Uyu si yaba ari umutego bamuteze? Ibi bintu koko Cyusa yaba yarabikoze cyangwa ntiyaba yarabikoze? Ku rundi ruhande uyu bita Isimbi wari kwiyumvisha ko ataba atwite, kandi nyamara iyo wakoze kiriya cyaha byanga binoga rezida z'icyaha zigomba kugaragara. Ubwo nyine yaratwise, kandi kuko turabibona koko yaratwise. Ariko uyu muntu witwa Nyiranambara we byamukomeranye, ari kubura ahantu apfunda imitwe, ari kubura ukuntu abigenza kugira ngo byibuza yiyumanganye mu maso y'uyu mwana Isimbi, kuko nawe nta kundi yabigenza. Ubwa mbere murumuna we Fabiola yarabikoze aratwita, none amuca inyuma ku mugabo we. None uyu nguyu twibuka yuko Isimbi amaze kubwira Nyiranambara ko uwo baryamanye ari Cyusa. Ese uyu mama Isimbi agiye gukora iki? Agiye gukora iki namara kumenya neza ko Isimbi kuko atwite 100% yabihamije? Arakora iki? Ibintu byo kumushyigikira ngashyingiranywe na Cyusa araba kibikomeje cyangwa arahita bigabanya? Ahubwo ashore igitutu yatse umuriro kuri uyu Cyusa ashakane na Isimbi koko? Nikaba ari agatego? Ko twabonye imipango ya Nyiranambara inshuro nyinshi, ko twabonye Nyiranambara ibintu yagiye akora byinshi, nikaba ari agatego? Ariko ku rundi ruhande twagiye tubona uyu mwana w'umukobwa Iribagiza arababaye, ababajwe nuko aya magambo bagenda bavuga umuryango we, bagenda bavuga papa we ngo yaryamanye na Fabiola mutera inda. Ibintu byinshi bagiye bavuga ku muryango bikarenga bikagaruka kuri Iribagiza uno muryango arawuhangayikiye, azi neza ko uyu Nyiranambara na Rugema ari ababyeyi be bo mu nda, ariko icyo atazi nuko atari ababyeyi be banyabo, kandi noneho ababanye nabo aribo bagize uruhare mu kugira nabi, cyangwa se mu gutuma ababyeyi be babaye batakiriho, kandi imitungo barimo ari y'umuryango we. Rero uyu mwana w'umukobwa birarenga bikamutera ishavu, bikamutera agahinda gakomeye cyane kumva
barabaye inciro ry'imigani muri karitsiye, kumva ngo umugabo ufite umugore yaryamanye na murumuna we. Ibyo bintu kubyumva biri kumugora cyane. Noneho sipoza uyu mwana w'umukobwa iribagiza, inkuru nimenyekana nijya hanze yo kumva yuko Cyusa yateye inda Isimbi, uyu mwana none agahinda ritagira karahita kikuba, nta nubwo ari bubashe kubyumvisha, ari bwicare yibaze ese Cyusa kuko ibintu yaba yabikoze. Oya, ntabwo ibintu Cyusa yabikora, ntabwo yabikora, uko muzi ntabwo yabikora. Gusa nyine nibiza kuba ari impamo atwite koko, uyu mwana w'umukobwa aragira agahinda gakomeye. Uyu mwana w'umukobwa aragira agahinda gateye ubwoba. Reba byibuza ukuntu afite agahinda kuko byibuza umubyeyi we yaba yararyamanye na murumuna we w'umugore we. Noneho ibaza umukunzi we yakunze ubuzima bwe bwose kumva ngo yaryamanye n'umukobwa, noneho bari gupiganwa, bari guhanganira uwo muhungu. Uyu mukobwa urumva ari bubyakira ati? Uyu mwana w'umukobwa iribagiza urumva ari bubyakira ati? Ni ibintu bikomeye cyane kubyumvisha. Ni ibintu bikomeye cyane kubyumvisha kuri uyu mwana w'umukobwa iribagiza, kumva ngo Cyusa yateye inda Isimbi. Ni ikintu gikomeye cyane mu matwi yayiribagiza. Ese Cyusa we namara kumenya yuko inkuru nimara kumenyekana, nawe akaza kumva yuko yaryamanye na Isimbi akaba yaramuteye inda, ibi bintu Cyusa nabyumva biragenda bite? Noneho amarushanwa ataraba, aho ntibigiye guteza imbogamizi ku marushanwa yo kugira ngo byibuza iribagiza bamuhitemo, bamuvane muri ibi bibazo, ave muri ibi bibazo, asohoke muri ibi bibazo. Ese Cyusa ari bubyakira ate kumva ko yateye inda Isimbi, kumva yuko yaryamanye na Isimbi kugeza ubwo amuteye inda? Ese wari bubyakira ate? Ibi bintu ntibigiye kuba agatera nzamba? Ibi bintu Cyusa ari bubyakira ate koko? Ese mama Cyusa we namara kumva yuko Cyusa ari wowe wateye inda Isimbi, nibimara kumenyekana ko Isimbi atwite, kandi noneho Isimbi ndatwite ari iya Cyusa, muri kwiyumvisha yuko uyo bita mama Cyusa na mushiki wa Cyusa na papa wa Cyusa, uriya muryango wa Cyusa uri bubyiyumvishe koko? Kandi twabonye yuko uyu muryango wo kwa Cyusa udaca uwaka n'uyu muryango wo kwa mama Isimbi. Noneho kuri uriya mukobwa wabo Isimbi ngo bashaka gushyingira Cyusa, mwabonye ko iriya migambi mama wa Cyusa atayirimo, mwabonye ko iriya migambi mushiki wa Cyusa atayirimo, mwabonye ko iriya migambi abantu benshi ntibayishyigikiye ku bana na Cyusa, Isimbi abana na Cyusa. Noneho ibaze kumva inkuru nk'iyo ngiyo ngo Cyusa ngo yaryamanye cyangwa se ngo yateye inda Isimbi. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu tutari kwiyumvisha. Ibi bintu bigiye kuba agaterera nzamba. Kandi ku rundi ruhande twabonye uyu bita Kamarade na Emili bagombaga kuzana umuti bawuha iribagiza kugira ngo byibuza iribagize azabashe kwibuka. Byari kudufasha kugira ngo iribagiza yibuke mbere yuko byibuza izi nkuru zose zijya hanze ngo bibe agaterera nzamba, kuko byari gufasha umwana w'umukobwa iribagiza akimara kunyura muti kwibuka neza ibintu byabaye, kwibuka amateka yose. Ni naho yari kumenyera yuko aba babyeyi Rugema atari papa wa nyawe, Nyirantambara atari mama wa nyawe, ahubwo yari kwibuka amateka yose. Nyirantambara kuvuga ukuri kw'ibyabaye agiye kubibwira iribagiza, ntabwo uko kuri kwari kuba kukigezweho, kuko uwo bita iribagiza yari kuba yavumbuye amateka, yari kuba yibutse. None uwo bita Kamarade na Emili, mwabonye ko umugabo waho bari bacumbitse yamaze kubabwira, yamaze kubasezerera, yamaze kubaha icyumweru cyo kuba bahavuye. Kandi twibuke neza ko abantu babahiga, abicanyi basizo bo kugira ngo bafate Kamarade na Emili, uriya muti batawugeza kuri Iribagiza, baracyari hanze, baracyari kwigaragambya. Ese Emili na Kamarade nibamara gusohoka muri uriya rugo, aho isi ntirabibabonye, ntabwo bari abicanyi kubera ko bakiri hanze babahiga, ntabwo
barahita bababona, uriya muti ukabura uko ugera kuri Iribagiza. Dusengere uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza, izi ntambara rwose nizimugereho. Dusengere Kamarade na Emile, uriya muti babashe kuwugeza kuri Iribagiza neza cyane. Ibi bintu bimaze kuba agaterera nzamba. Nyirantambara we afite ubwoba bw'uko umukobwa we atwite. Nyirantambara afite ubwoba bw'uko umukobwa w'Isimbi atwite, kandi twamaze kubona yuko Nyirantambara uko byagenda kose Isimbi yaba adatwite yaba atwite, uyu ni umwana wa Nyirantambara, ntahateze kumushyira. Agomba kumwihanganira agahebera urwaje, kuko si urw'umwe. Kuba Isimbi atwite ntabwo ari urw'umwe, ahubwo wagiye kurwana intambara zo kugira ngo arwane intambara yo kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa Isimbi agomba gushyingiranwa na Cyusa, kandi uko byagenda uko ariko kose. Kandi twabonye yuko nta kwicuza guhari kwa Nyirantambara ko kuvuga ngo agaruye Fabiola amufashe muri izi ntambara zo kugira ngo Isimbi ashyingiranwe na Cyusa, nta kwicuza guhari. Niyo mpamvu yabwiye uyu mukobwa wari uri kumwe na Isimbi ngo umfashe rwose uyu mwana wanjye azatsinda aya marushanwa, azajya hanze, kandi agiye hanze nawe byaba waba ufitemo inyungu, nawe yagushakira umudiyasipora ukazagenda hanze. Byinshi twagiye tubona Iribagiza ari mu gahinda. Uyu mwana w'umukobwa mushiki wa Cyusa amuhumuriza. Benshi bagiye bahumuriza uyu mwana w'umukobwa, bakomeje kumuba hafi, bakomeje kubana nawe iminsi yose, bakomeje kumwiyereka. Erega uri mu bibazo Imana ikuzanira abagufata amaboko, waba uri mu bibazo Imana ikakuzanira abaguhora hafi. Ese uyu mwana w'umukobwa Iribagiza, mukeka yuko izi nkuru nizimara kujya hanze, zimaze kumvikana yuko umuhungu yakunze biteguye kumuhitamo ngo yateye inda Isimbi, biragenda bite koko? Mana waturwaniriye ukadufasha, byibuza izi akaba ari inzozi Isimbi ari kuvuga, ntabe ari Cyusa koko yateye inda, kuko tuzi yuko Cyusa ayo makosa atayakora. Tuzi neza yuko Cyusa ayo mafuta atayakora. Tuzi yuko Cyusa ari umwana mwiza, ari umwana ufite agaciro, ari umwana ufite indangagaciro, ari umwana ufite kubaha muri we. Iyo mico atayikora, iyo mico atayigenderamo. Ese yaba yarabitewe n'iki kuba yararyamanye na Isimbi? Ibi bintu yaba yarabikoreye iki? Ntiyaba dutengushye? Kandi ku rundi ruhande twabonye Cyusa ahumuriza umwana w'umukobwa bita Iribagiza mu kuti ihangane, ibigeragezo byose wacamo, ingorane zose wacamo, ibintu byose wacamo, ndi kumwe nawe. Yaba mu mvura, yaba mu itumba, yaba mu mpeshyi, ndi kumwe nawe. Yaramuhumurije biteye ubwoba. Icyo nicyo kimenyetso byibuza cyatwemeje yuko byibuza Cyusa yitaye kuri Iribagiza cyane, kandi byange binoge uyu Cyusa agomba guhitamo Iribagiza uko byagenda kose, kabone niyo uyu mwana w'umukobwa bita Isimbi yaba atwite inda ya Cyusa cyangwa se yaba atayitwite. Icyo nzi cyo neza nuko Iribagiza agomba kuba uwa Cyusa ubuziraherezo. Uko byagenda kose, bacura imigambi mibi, uko byagenda kose, Iribagiza agomba kuba uwa Cyusa, agomba kuba uwa Cyusa. Ibi ngibi rero biratuma uyu nguyu Nyirantambara, intambara ubu Nyirantambara agiye kuzirwana wenyine, kuko uwazimufashaga bita Fabiola yamaze kumwirukana. Rero bivuze ngo Nyirantambara afite akazi kenshi ko gukora kugira ngo byibuza Cyusa azatsindire umutima wa Isimbi. Isimbi azatsindire umutima wa Cyusa. Afite akazi gakomeye kuko abimufashagamo yamaze kumwirukana. Yamaze kumwirukana muri rugo. Ese niba uyu Nyirantambara
afite akazi gakomeye. Twabonye ko yamaze kwangaja umukobwa byibuza uzamufasha kugira ngo uyu nguyu Isimbi azabashe kugaragara neza mu maso ya Cyusa, azabashe intambara zose azamufashe kuzirwana. Yavuze ngo mfashe uyu mukobwa wanjye, uzamube hafi uko byagenda kose, kuko wamufashaga yamaze kumwirukana. None se ubu Nyiranambara izi ntambara arazirwana wenyine koko bikunde? Kandi twabonye ko umwana w'umukobwa bita Iribagiza nawe afite timu y'abantu benshi bamuri inyuma, by'umwihariko timu y'umuryango umuhungu ari gukunda. Ubu ndavuga mama wa Cyusa, ndavuga uwo bita mushiki wa Cyusa, ndavuga uwo bita Kanyana. Abantu benshi bashyigikiye uyu mwana w'umukobwa Iribagiza kugira ngo ashakane n'uwo bita Cyusa. Ibi bintu rero mureke tubisengere cyane izi ntambara, kuko zabaye nyinshi mu kibuga kandi ziri kurwanwa n'abantu bamwe na bamwe bagiye babigiramo uruhare. Dusenge cyane dusengera uyu mwana w'umukobwa Iribagiza izi ntambara azisohokemo amahoro. Dusengera Emile na Kamurade uriya muti bawumugezeho. Dusengera ngo byibuze iyi nkuru nijya hanze uyu mwana w'umukobwa Iribagiza ntizamubabaze, ntizamukomeretse. Kandi Cyusa nawe namara kumva izi nkuru, we mukeka yuko ari bubyitware mate, mukeka yuko biri bugende bite? Ese Cyusa nabimenya biragenda bite ko yateye inda? Ese mama wa Cyusa nabimenya biragenda bite? Ese mushiki wa Cyusa nabimenya, aho ngaho bo ntibari burware depression? Biragenda bite? Rega dutegereze turebe uko biri bugende. Ese byibuza uyu nguyu Nyiranambara hari isomo biri kumusigira, byibuza azisubiraho? Kuko Nyiranambara we duteze yuko kubona yuko ntabwo ashobora kwisubiraho rimwe na rizima, we azakomeza rwane mpaka. Gusa tuzi neza uwamutizaga umurindi, uwamuhaga imbaraga zo gukora ibi yamaze kumwirukana. Nicyo cyizere gihari ku bafana ba Iribagiza, ku bafana ba Cyusa. Nicyo cyizere dufite ko byose izo ari ingaruka z'ibyo bagiye babakorera ziri kugenda zibagaruka. Gusa reka tubasengere, twizere yuko Imana iri bukomeze kubigenza neza. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye dukwana gatanu ku kandi umunsi ku wundi. Buri uko dushyizeho video ujye ibona mu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane.